Rwanda SDA imnizi. Mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa wera uzahoraho iteka, nta joro rihaba, nta marira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo kuko ntabwo bwira. Ujya wibaza umuhimbyi w'iyi ndirimbo uko yitwaga? Ujya wibaza aho yari ari se ubwo aya magambo yashishimukaga mu mutima we? Hari igihe umuntu aba ari ku isi mu bigaragara, ariko mu bitagaragara yibereye mu gihugu cy'ibyiza, ari kugendagenda ku nkike z'umurwa utabamwe amarira. Iyi ndirimbo yitwa mu gihugu cy'ibyiza, mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'indirimbo zihimbaza Imana. Iboneka kuri nomero 177. Yahimbwe n'umugabo wabonaga ibyo mu isi byose ari umwaku, maze agakumbura igihugu kitari muri ibi bihugu byacu. Bino bihugu byacu ntabwo ari ibyo kwifuzwa. Nawe se ngo imbunda nizo zigarura amahoro muri ibi bihugu? Gereza zuzuye abantu b'abanyabyaha bo muri ibi bihugu byacu. Yewe hari n'abari muri izo gereza nabo barengana. Ibihugu byacu ntibigitinya gusezeranya umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, kandi nabo barabyishimiye cyane. Imirwa y'inaha ntabwo yera, isigaye irenze gusa na Sodoma ndetse na Gomora. Ntabwo ibi bihugu bikiri ibyo kwifuzwa n'abana b'Imana. Niyo mpamvu indirimbo y'177 ivuga ngo mu gihugu cy'ibyiza. Ubwo intekerezo z'umwanditsi witwaga Clement zari zihugukiye ikindi gihugu, yanditse amagambo meza y'iyi ndirimbo. Yitwaga John Ralston Clement, yavukiye muri Ireland hari mu 1868 ku itariki 28 z'ukwa 11. Ubwo uyu mwana yari afite imyaka 2, yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari ajyanye n'umuryango we, kari akana gatoya cyane. Bageze muri Amerika, kakuriye mu mudugudu wa Liberty ho muri New York, ariko nyuma baje kwimukira ahandi hitwaga Brome. Clement yaje gukura, abatizwa n'umuvugabutumwa witwaga Mode, umugabo wakoze imirimo ikomeye cyane muri biriya bihe byo mu 800. Hari mu 886 ubwo Clement yabatizwaga. Umuhimbyi w'iyi ndirimbo Clement yaje guhabwa kuyobora ishuri ry'i Davis, ari ryo nyuma ryaje kwitwa Practical Bible College, ishuri ry'ababatista ryigishaga ivugabutumwa rya Bibiliya. Nyuma Clement yaje gutangira kujya ahimba, yandika indirimbo zitandukanye. Bivuga ko yanditse indirimbo zikabakaba 5,000, kandi imwe muri izo ndirimbo ni indirimbo nziza ivuga ngo mu gihugu cy'ibyiza, abandi bayita nta joro rihaba. Iyi ndirimbo yayishingiye ku magambo aboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 21 kuva ku murongo wa 16 by'umwihariko kugeza ku murongo waho wa 25. Kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira, kandi umwana w'intama ari we tabaza ryarwo. Amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na hato, kuko ijoro ritabayo. Muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, kiretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Mu gihe cy'uyu mwanditsi, Amerika yari ifite imijyi myiza, nyamara muri iyo yose harangwaga amarira ya mwene muntu ahoraho. Iyo mwene muntu atapfushije aba yahombye, iyo atahombye
aba yabwiwe nabi n'umukoresha we, kandi ibyo byose biba mu bihugu byose ntaho wabihungira. Ibyo nibyo byatumye Clement akumbura ikindi gihugu kitagira ijoro, kitagira amarira cyangwa ubwoba. Ikindi kintu cyavuzweho muri iyi ndirimbo ni uburyo abantu benshi bagira ubwoba iyo bari muri ibi bihugu. Mu ijoro inzugi ziba zikinze cyane, bamwe bashyiraho abazamu, abandi bashaka imbwa ngo zijye zibarinda umujura n'ikibi cya nijoro. Ntabwo umutekano wo muri ibi bihugu wizewe, ariko umutekano wo muri kiriya gihugu umuhimbyi w'iyi ndirimbo yavuze urizewe. Kubera iki se umutekano waho wo wizewe? Umuhimbyi w'iyi ndirimbo yaduhaye igisubizo kiri mu gice cya 21 cy'ibyahishuwe ku murongo wa 27, ahavuga ngo muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama. Abajura, abagome, ababuza abandi umutekano, abicanyi, abiyahuzi, abo bose bazaba bagumye inaha, maze urwo rurembo rwinjiremo abanditswe gusa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Muri aba nta n'umwe uzahungabanya umutekano wo muri uwo murwa. Niyo mpamvu amarembo y'uwo murwa atazugarirwa. Mbese izina ryawe ryamaze kwandikwa mu gitabo cy'abahirwa? Waba waranditswe mu gitabo cy'umwana w'intama nk'uko umuhimbyi w'iyi ndirimbo yavuze? Waba warabajije se icyo bisaba ngo izina ryawe rizabe riri muri kiriya gitabo, ko ari rwo rukingo ruzatuma uba muri uyu murwa utazugarirwa? Mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa wera uzahoraho iteka, nta joro rihaba. Inkike z'uwo murwa zose ni izahabu, n'inzira nazo nuko nta joro rihaba, kandi amarembo yawo ntabwo yugarirwa. Uruzi rw'ubugingo ruzawutembamo, ntuzagomba kuvirwa n'izuba n'ukwezi, kandi umwana w'intama niwe mucyo wawo. Nta marira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo kuko ntabwo bwira. Ni indirimbo yahimbwe n'umugabo wakomokaga muri Ireland, nyuma arakana k'imyaka 2 iwabo bakimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho yakuriye kugeza ubwo yandikaga amagambo y'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo yashyizwe mu njyana na Heart Peace Dance, kandi ubwo Clement umuhimbyi w'iyi ndirimbo yari ari muri New York mu mujyi wa Johnson, nibwo humvikanye inkuru mbi ko yavuye mu mubiri. Hari mu 1946 mu kwezi kwa mbere ku itariki 9. Si byinshi byavuzwe kuri iyi ndirimbo, ariko havuzwe ko ari indirimbo ivuga iby'igihugu kindi kitazarangwamo ikibi cyose uko cyaba kimeze, kuko ikibi cyose n'urupfu n'umwanzi byose bizaba byakuweho. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Wakoze kubana natwe mu mateka y'iyi ndirimbo nziza. Wari kumwe na Jacques Lameke. Imana iguhe umugisha.